Trigger pull. Hari byinshi kunyura mu matwi ibikuza mu ntekerezo ndetse n'ikomeje gutema n'urujijo kuko bisa n'amayobera politiki y'isi impinduramatwara z'udaca ndetse n'intambara zabaye nk'icyorezo ibyo bigahurana n'iyononekara y'ubuzima muntu w'uyu munsi. Kuri iki kiganiro bibutse neza turi kuganira ku buryo wakongera ubushobozi bwawe bwo gufata mu mutwe. Umwitozo wa 4: yigishe ururimi rw'ibanga. Ibi ushobora kutariho rigeze ubitekerezaho cyangwa utanazi aho bihuriye nawe. Guhimba ururimi rw'ibanga ntabwo bigarukira kuba wenda hari amakuru ushaka kugira ubwiru. Ntangira kwitoza ibijyanye no gufata mu mutwe, naje kubona inkuru yagaragaza ko hari abagabo babiri bahawe ikizamini hagamijwe kureba ingano y'ubwenge bafite. Umwe muri aba bagabo yari umwarimu muri kaminuza, undi ari umukinnyi wa filime. Icyari gitangaje cyane, uyu mukinnyi wa filime yari afite ubwenge buri hejuru y'ubw'umwarimu wo muri kaminuza. Nyumva ibi ntabwo nahise ntekereza ko ahari wenda ibyo ari amabeshyo, ahubwo numvishe nshatse kumenya byinshi kuri aba bagabo bombi. Amakuru make nabashije kubona ni uko wa mukinnyi wa filime yari umushinwa ndetse wabayeho ubuzima bwe bwose mu Bushinwa, naho wa mwarimu wo muri kaminuza nawe akaba umwongereza wabayeho ubuzima bwe bwose mu Bwongereza. Aha ntabwo nari guhita nsobanukirwa kubera ko ntari nzi uko ubuzima bugenda muri ibi bihugu byombi. Numva ko ibi bishobora kuba biterwa n'imibereho, gusa imibereho ishingira ku muco kandi nta muco utagira ururimi. Uku niko natangiye kugereranya ururimi rw'Igishinwa ndetse n'ururimi rw'Icyongereza. Ahari wenda nawe ushobora kuba warigeze kubonaho inyandiko z'ururimi rw'Igishinwa. Njye ntabwo niyumvishaga neza ukuntu umuntu yafata ariya magambo yose mu mutwe. Byongeye kandi ntabwo nabonaga gusubiramo inshuro nyinshi ari ibintu bihagije kugira ngo umuntu abashe gushushanya mu Gishinwa. Aha nari ntarasobanukirwa, gusa nakomeje kwizera ko byanze bikunze hari ukundi bigenda. Naje kubona filime yari irimo umukino njyarugamba witwa Tai Chi. Ibi ni ibintu byahise bikuraho urujijo. Naje kuvumbura ko ibishushanyo by'ururimi rw'Igishinwa biba bimeze nko gutera intambwe, aho umuntu yibuka ikintu kimwe bigahita bimufasha kwibuka n'ibindi byinshi. Birumvikana, nkimara kumenya amakuru nk'aya nahise mpimba ururimi rw'ibanga. Ni ururimi rwari rugizwe n'ibishushanyo bisa n'ibiteye urujijo, gusa umusaruro wabyo waragaragaraga no mu minsi ya mbere. Iyo nabaga nanditse paje yuzuye, nashoboraga gusoma interuro ebyiri za mbere nkahita nibuka ibindi byose nanditse n'igihe nabyandikiye. Uru rurimi akenshi narukoresha ndi gutegura ibyo ngomba gukora, ndetse ibyo nkabikora mu gitondo cya kare. Ibi byaranyohereza kwibuka uko ubuzima bwanjye bwagiye bugenda umunsi ku wundi. Ndabyibuka ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2019 hari ku cyumweru. Iki gihe nibwo natangiye kwiga ibijyanye no gukora amaprograme. Icyo gihe uyu mwitozo ndi kubabwira gukora waramfashije cyane, nubwo wenda rimwe na rimwe kubwira mudasobwa icyo gukora byaga bisa no kwigisha amakarita umwana w'imyaka 5. Si ukumenya gukora amaprograme gusa, ahubwo guhimba ndetse no kwiga neza ururimi rw'ibanga byatumye ngira amatsiko ndetse mbasha gutekereza mu buryo bwagutse. Uhereye igihe nari maze guhimba ururimi rw'ibanga, igihe bintwara kwiga ibintu bishya kigenda kigabanyuka. Guhimba ururimi rw'ibanga, ahari wenda n'Ikinyarwanda ushobora kuba utakizi neza. Birumvikana ntabwo ari ibintu byoroshye, niko n'undi wese yabitekereza. Gusa igitabo How to Attain Success kigaragaza neza aho umuntu yakabaye ahera. Birashoboka ndetse nshobora no kuzabigarukaho mu gihe kiri imbere.